ubutangiye kubona amafaranga mwangu mwe muhindurwa n'ibihe. Haleluya. Ariko imbaraga z'ibihe ntibizakumara yarya baririma guke mubonye. Ariko ibihe imbaraga z'ibihe ntibizakumara iki ntago mbyibuka. Ako wagiye umbwira nkakwandikira indirimbo konzi kwandika indirimbo za ADPR ariko. Ibihe ntibikakumara imbaraga. Ariko ibintu bikakumara imbaraga byarongereye ariko. Byaje gucamo kabisa. Njye nashaka kuzajya nsindira itike yo kukwandikira indirimbo. Hari indirimbo kubera kutajya upfa kuvuga ijambo nyine Imana na Yesu. Kuko njye indirimbo ze naraziteretesheje mwana. Handikira umwana ngo ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro. Uziko ushatse wakoresha video zawe ukajya ushyiramo umukobwa ukagira ko yambonye akanshyigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo ruragose. Kwita video uri kumwe na Shadibu bikagenda ibintu bigacamo. Ngiye kwakira abatipe bakorana ari babiri hako bava mu mirenge itandukanye. Angiye kuvuga ibintu insengero z'imitsi zabaye uziko ejo bundi papa yari guhayiringa abantu bazajya bakora sales. Basigaye batanga ama package ugasanga bakubwira ngo umuntu usengera hano tujya tumushakira akazi. None bagushakira akazi bakaguhemba shayi cya 10 cyavuyeho. Mu rusengero rwa papa wawe umutipe ufite uruganda rw'amarangi ujya kubona kabona ngo abantu 10 bari tayari bazi. Note ya 60 umutipe akajya kubona ibihumbi 6 se byagenze bite nturi umubambure se witorero. Ntituri kuvugurura se byarangiye. None icyo gihe nta nubwo wishyuza na discipline nkeye wandika ngo Yesu ashimwe muyobozi. Tinagira ngo ya mafaranga muturimo mwakorari twatekereje bitewe nuko dufite soruti twendaga nimo mushaka gushyigikira umurimo w'Imana kandi warayakoresha umwatwishyura tukazajya kuvuga ubuvuga butumwe Rwamagana. Kabona bahise babahemba kubera ko mwavuze ko mugiye mwivuga butumwa kabantu bari maha mudasenga muri kumbabaza mujye muza kuri Military Church Kanombe. Hari ukuntu mwuzura umwuka mugatera pompage mwese urusengero rwose. Ngo dukoze izi ngabo za Satani isoni. Ngako tuzakoresha amaburende y'Imana. Haleluya. Abantu mwasomye igitabo cy'intambara ikomeye hari ukuntu bumva ngo Satani ngazamukana ibitwaro bya kirimbuzi. Muri Military Church usanga bafite izindi ntwaro za. Ngibi byose nawe uzi ko bizaza. Ngo umwuka azadukoresha duhereze indege z'intambara. Satani azaturuka ari hepfo azasanga ubutaka twabumenye bwose bwarangiye. Murimo muranyumva neza? Tera pompage 10 wowe. Haleluya. Kijihane nacyo barabona kwa kundi muri ADPR ngo tugiye gutera haleluya ngo tureba hano ngo izindi ngo tuyikurukana imyuka mibi ubundi bayaciye kuri ari inzu y'Imana. Hari ibintu utakora mu rusengero rwa papa. Hari abantu baje bakajya ngo kandagira satanika ahitaje imbere ngo ngumure cyangwa ngo yaciye ngo mujye kumukandikira hanze muze kugaruka hanga. Ya ritari niyo mu rusengero ubuse yaturutse mugende mukandagirira hanze mugaruke mwa. Rero muri Military Church sawa tugiye gutera pompage tubemeze ko dufite imbaraga ngo iki gihanda ni gutya ngo iki ni gutya uhava wate ndo nsigaye mfite agatuza. None ejo bundi papa yagize idea yo gutangiza gym ya Gikristo yari afite abasore benshi urubyiruko rwaraje. Ariko murabona za ndirimbo ziba ziri muri gym zimeze gutya n'abatoza afite n'abadiakoni urumva. Habari indirimbo ujya kubona ngo tende ngo 1 2 tende ikigeragezo sikara. Oso mugabane wagabanwe ngibyago ngomera zimana icyubahiro. Ayo warize wayahozwa. Bahari igihe ujya mu cyegero kazamuka mwese. Myenda ya sport niyo gym njyanjamo ngasanga umuntu yazanye amatisisha. Hako ni business. Yararebye asanga afite abasore benshi muhana igitekerezo ahita atangiza gym mu Kajagari. Yitwa Christ Fitness Room. Uraza ugiye kwinjira mbere ko baguhereza ikarita yo kwiyabonesha bakwaka iyo kubatizwa. Warabatijwe
tinjira wowe injira ngiye kwakira amavide na puzzle sasa akusemana cyongereza bagabo namwe bagore ladies and gentlemen put your hands together for Mavid and Puzzle. DJ inshingano zawe uzica zamura akazi iki nta muntu wandangiraho gikukuriri kirungurira kira ku bantu bamenyereye rero ukuntu nambara you will excuse me today kubera ikibazo cy'isabune wambaye imyeru kandi ya kote nara hano guhera ijyamo ibizinga nciye kuri boutique nta munyu bantiza akaga naga kandi narubuze nagize ngo ahubwo wabaye umusiramu aya buriya abasiramu bagira ikintu tutumvikana nta nzoga banywa kandi barazinywa ndi umukemisisiti ndazumva agatabo rero twaba turi hariya inyuma muri toilette buriya buryo tujye kuza kuri stage ubanza kugira ubwoba kuri toilette inshuro nyinshi cyane ntabwo ndi stage ni danje sasa rero ndi muri toilette ya dimina arahinguka man urabona abajamara ukuntu dutinyana man ariko abakobwa bo ntabwo batinyana abakobwa uko bajya muri douche bucket imwe n'ubundi bibuno byawo ngiye n'ubu ntene ikibazo bakoga bari free cyane bakoga ariko abajama njya dimina araza gusa kandi mizi kara dimina ijwi naryumvisha uri muri toilette uri kunyara agacaho gusa akamutera umugongo uri kumva man tugira ingwikekwe rubi none hari ukuntu murimo kunyara muri nko muri douche hakaza umujyamo wawe mara kumutera umugongo hakagira ikintu mu mutwe wawe kikubwira ati murunguruke hari igihe unagira ikabazira mu cyarimwe noneho muri mana we umva nje birancanga none tugira na defo buriya abajyama tugira comparison dushaka kurira nimba ufite izuru rinini kamanze wiwe ufite nanjye nka compare ibyanjye nkavuga none nanjye mashaka gukonfirma ese how are you wrong anganati how are you standing kuri icyo kintu none cy'ibyo bice sasa ngiye none ari ibintu ndi kwibaza mu kanya nuko tutigeze tubisoza nyine njye nibaza kubera abantu ibyaha dukora byinshi mani y'Imana iza kubitekerezaho ikavuga ati umubyeyi umwana ubyaye ibice bye byose by'umubiri niwe ugomba kubigira control niba gikeneye ukakimutiza mbese bikaba bimeze nka USB babicomokora we Mavid ukava hari ukatubwira mama chaka imfundiko Pazo mugiye kongera kwirukanka ku mugoroba nshaka gukora cross Pazo urananiye imfundiko zizaguma zibyimba ibintu bya undi mwana kaviri uri koza ibyombo ati mama karame mwana nje ndashaka ikibuno yego ikibuno agiye kugikoresha iki mami uyu munsi hari show yagenzi nyine ikibuno cyo kwicarisha cyane nukuvuga ngo ibyaha byagenda bigabanyuka bya bice ugasanga umubyeyi afite control rusini yajya nko mu kabari isaka avuga ati rusini utararengaho nakiguhaye igiye kunyara vayo akagipininga hari ukuntu muri quartier rero nkuko muzi mugisha na rusine ngo nabanywi ugasanga muri quartier Pazo baramuzi ati gikoresho gifite power none hari ukuntu uretse katumvugira uti power FM mbese babizi neza none ugasanga hari ukuntu ababyeyi baba bafite control ku kintu akaba ari strict none uviye wa Pazo yabagiye mu kasho hari nk'akaga warabiza abapapa nabo bagira show cyane none yajyaho bya babipininga akareba icye ni cya Pazo ati kavuga ati imbaraga wapi n'ubundi n'umwana wanjye akibagirwa ko wa mwana nawe nubwo agiye kumusiga mu rugo araza gukenera iki noneho uviye se amaze kugenda habaye emergency Pazo yanyoye igikoma cyinshi inkari ziramwishe bibaye ngombwa akajya gukora iki gukoresha ya tube nta kuntu wakoresha index zambi itari ngewe none ugasanga
ugasanga ata nkusi oya birahindutse buretse ndimo ndashaka umuntu burakaze voilà ugasanga mugisha kandi hari ukuntu umuntu ahorota ntahorota hose ugasanga mugisha mugisha araje yihuta buretse mbanze muri akazi ndashaka arakara urimo uranyukira mu ugasanga mugisha araje yirukanka mami igikoma nanyoye kiranyishe manje kwihagarika ndahita nyigarura mama wawe akiruka akajya muri mama stock wanjye yarapfuye akigera muri stock papa mugisha se yagitwaye akabwira umwana ati papa wawe yagize ati rero umwana wanjye enda bucometseho iki ngiki kitagukwira uje mubwiye bifashe ugaruka ukizane iso turamukurikirana ariko ubwo papa mugisha yaza ugasanga ibyo yagiyemo byakemutse kandi nka nyir'urugo aba afite control cyane umwana wanjye ngiyo nakubyara ajya kukigira ziba nangwa azagitwike ibyo bintu tugasanga byagabanya imico mibi uvuze ku bintu byo kunywa ndibuka mavi wambaye nk'abasilamu man yego harya umusilamu byambaye nkabo ubu tuvugana n'umusilamu assalamu alaikum walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la jana jana urayikurura ukayikata what's ala buyi sasa rero rahmatullahi wa barakatuh ntago banywa inzoga ngo ntago banywa inzoga true story ngiye yonza kuba satani bro nari gufata abasilamu pardon abapasteri bamugisha na Rusine ngashyiraho match mbere yuko bajya muri match buri wese arabanza fata ikintu kimutera imbaraga barusine kuri byeri zabo bapasteri niba bafite bike basiramu bibiliya bige basenge mwuka wera bafashe batsinde match cyane mugisha Rusine bamwe byeri kahave aho niho match rero hajyamo akantu bita sinabyaye umuntu wanywe biye yari kukureba yari kuri baro ukaza kumwataka ngo uri muri mwuka wera wangegeraho no njyewe ikintu kijya kijisha hagati aho rero uvuze ku bapasteri birancanga buretse gato abapasteri buriya bagira uburyo batwumvisha ibintu byiza biryoheye umubiri ngo ni bibi hanyuma ibi tubangamiye ngo nibyo byiza nibyo bigukora iki biguhesha ijuru kwiriza sha ukirirwa inzara nta mazi wicira isazi mu maso ukajya gusenga mu butayu utarya hanyuma ijuru ni kwa so ni kwa nyoko none ugasanga tuvugisha ukuri hari ibintu bajya batubuza nanjye ntasubiza ubwenge inyuma kuko buherera imbere havuga nti ugasanga urabizi yakaritsiye aho sidituruka urahazi reka aha rero yakaritsiye aho sidituruka hari ahantu ufite imyaka ngaho hariya nyutse 19 irakaritsiye bayita mu biryogo irakaritsiye mu imbere y'umupasteri irakaritsiye ntibaho ariko uzabaze umugisha ibintu kubivuga nangwa Rusine oya nsoma inkuru nyinshi ugasanga kunywa byeri noneho ni ikibazo kitababarirwa imbere y'Imana uri umusinzi reka nkavuge mwibanga ko nanjye ndakanywa uri umusinzi ukibaza Imana yaremye ingano izo ngano njyamo nashushanyije ingano wareka se ko mu bukwe bwa Kana Yesu yafashe amazi akahindura divayi basinda bakamwibagirwa kari Yesu ugasanga ibyo bintu byose babigize iki icyaha na n'ubu sindasobanukirwa ese mu bugeni bwa Kwana ninde wari warongoye rero kera buriya habagaho kwamamaza uwakoze ubukwe ntiyamamaje ntiyishyuye ayo kwamamaza bavuga ko ari mu bugeni bwa Kana ariko nyiri bukwe ntibamuvuze copyright ntiyamamaje ubundi urishyura ariko icyo kunywa birazwi ko cyari kiriyo gusa kandi ni Yesu wakoze iki wakenze kuki barimo kuduhinduka wafata ku masaka ya mitsingi ngo inzoga ngo ni icyaha noneho cy'umwihariko pazo ugasanga umuhungu unywa amazi nk'itorosho ngo niwe mukiranutse mu gitondo aranywa kandi umuntu turi umubi w'amazi inshuti yanjye wagira ngo ni melange y'imvungure n'ibirayi ngo niwe mukiranutse hanyuma umusinzi usohora kakuka ka Rusine shwe kuva mu gitondo ntacyo ndashyira mu nda bayari ngo ni umunyabyaha ukibaza ariko pazo bibayeho ukajya ikuzimu ugasanga nta cyaha kibaho yega ibintu nakicuza n'iki kintu wakicuza uziko ntaranywa itabi kuva nawe uretse bimwe byo w'ibipapuro
uretse nk'ibyo pazo njyewe nkubwire experience nagiriye ku isi Eh. Nyabitanga uramuzi Eh. buriya Nyabitanga yanciye mu ntoki turi mu excuse turi mu ijuru Nyabitanga yaragendaga turn around iyo you should get a better behind so that I can compare to just Nyabitanga buriya naramurebaga nkamira amaritiro namukubita amazi akuzura akanwa avuga ni Nyabita wa rero ibaze kugera bakubwira ati tuguhaye amasaha 24 garuka ku isi wikorere show utigeze ukora ugasanga Nyabitanga yabaye umumanseri murakoze cyane amashyi menshi cyane ku batipe Ukinga